kuba mu karere kacu ka Bugesera muri Jenoside yakorewe Abatutsi hari imiryango igeze kuri 732 yazimye, bivuze ngo umugore, umugabo n'abana babyaye bose barishwe. Ni ikintu umuntu atabonera inyito, nyirango ni umuntu yanavuga nyine ati ni Jenoside. Icyo rero navuga nuko iyi miryango ntikwiye kuzima duhari. Kutazima kwayo ni ukuhe? Kutazima kwayo ni ukwibuka ko ari abaturanyi bacu, ari abarimu bacu, ari abo twasenganaga, ari abo twakinanaga umupira, ari abo twiganye. Turibuka ko ari abantu bari bafite intekerezo, bari bafite indangagaciro, turibuka ko ari abantu bari bafite umumaro igihugu. Izo ndangagaciro rero nibyo byiza tubakuraho, nibyo bikwiye gutuma batazima, tukabyibuka. Njye ndibuka mushiki wa papa yitwaga Nyirakamana Françoise, yari yarashatse i Gashora. Umugabo we yitwaga Nyarwaya Janvier, yari veterineri. Nyirakamana yari yarabyaye abana 4, ari we n'umugabo we Nyarwaya Janvier n'abana babo bose barishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Umugabo n'abana 2 bashyinguye mu rwibutso rwa Gashora, ariko Nyirakamana n'abana 2 bandi ntago tuzi inzira yaguyemo. Birababaje rero, nta mafoto yabo tugira, n'amazina, n'uwo kubona ngo umubaze ngo wenda bapfuye bate, iminsi yabo ya nyuma, bavuze iki, byagenze bite. Umuryango urambabaza cyane.